Long J, Long Johnny, Top Plug. Umuhungu mukuru man, gute nahuje n'umuhungu mukuru. Ni umwe mu bantu bamblessinze bwa mbere man, nk'ikinatangira ino show ndabyibuka ko Long Johnny yarankobi yarambwiye ati yo my brothers up. Uzi n'ibindi iyi movement urimo urakora birarenze byatari bizaza main ntara atangira n'izi boro z'ama interview n'iki umusaza yarankobi yarambwiye ati yo just keep doing your shit man, keep doing your shit. So Long Johnny kujya mu approaching we like byari kuri ibintu bigoranye iyo mba ntamuzi cyangwa se nta handi hantu twakikinga. Long J homeboy wanjye byatanje ndumva tuziranye like kuva 2015 2016 gutyo ya twari ku kigo kimwe ya ama high school. So umusaza yatangiye ama movement ndeba n'iki so nandimo gukora izi ball naramuhamagaye ndabwira yo Johnny uzi n'ibindi hari staff mfite hano n'iki nashakaga yuko pulling up ukamblessinga me. Nabwira ati wowe ushaka time yawe iri right igihe kitakugoye n'iki hanyuma uzabwemo hano kuri Zapclub umfashe gukora iyi ball no kugrandisa iyi platform like for real. Musaza yahise abyumva vuba ambwira ati yo Zapje urabizi ni brother n'iki we nubona time nunkenera uzampamagare nze tubikore man like for real. So show ya Long J yagombaga gutangira actually nka saa saba gutya z'amanywa ariko Long J saa guhera nka saa sita phone ntiyari abasaza batera umuntu heart attack and shit man. I remember where Long J guhera nka saa sita kabisa phone ntiyari aga saa saba phone itariho ndavuga ati ngiye kuraburiza naho nahiye kabisa. Bigeze nko mu gasa 9 gutyo nubwo umusaza ya Pauline ntago we ntago byigeze bimfata ibintu byinshi cyangwa se nk'ama introduction. Urumva iyo uri gukoresha umu artist utazi arege banza kwicara ugatoma ukavugana ugakinisha ariko kuri Long J urumva ntago byari bigende gutyo kubera ko Long J turaziranye from back in the days. So umuhungu yahise yicara kuri desk n'abakoboyi bamblessinze bwa mbere. Long J na Prime nibo bantu bamblessinze bwa mbere hano kabisa muri Zapclub. Urumva nayo narabona ama structure n'ubu ngubu umuntu abakiga nimara no kwiga nabwo nzongera nige that's what's up nkuko niko movement ikurame. So Long J yasagwamo yicara kuri desk ahubwo we niwe wamaga ama ideas y'uburyo ki tugiye gukora ibintu noneho ibintu bikaza yoji kabisa ko ndabyibuka ko show ya Long Johnny ni imwe muri boro nazo zagiye zintinyura zinyereka ko me akinduri shit man like for real. So umusaza ese agwamo turabikora ikiganiro cy'isaha kiba fresh amakat n'ama edit arangira ngitaho murakibona ku mafone yanyu n'ama screen yanyu. Kutaranakibona nawe ndi wipiningemo hano Long Johnny nuko nguko nayo bimfashijemo kubera ko show ikinanarangira we habayeho kwicara turaganira byatari tureba ukuntu ibintu bimeze n'urwego twabishyiraho. It's all about the love of the game, it's all about the love of hip hop. Ku muntu uzi Long J azikari umwihirinzi man. Long J ni umukozi byadanje umuntu ugira namba ze umuntu ugira ubu contact bwe areba ibikorwa byiwe boro zose umusaza barimo. Umusaza n'umukozi wa danje dufite boro nyinshi turi gupanga na Long Johnny turi gutegura soon muraza kuzibona kuri screen zanyu. That was what's up man. Uko niko Long J twagakikinze tuhita dukora iriya interview. That was inside episode Long Johnny Zapclub from Karini Court Empire.